Kristo bavandimwe, Kristo yazakuzwe. Uko twabivuze mu ntangiriro y'igitambo cy'Ukarisiya, uyu munsi Kiliziya ihimbaza umunsi Kiliziya y'i Laterano yegurirweho Imana. Ikaba rero ari katedrale ya Papa, umwepiskopi, ko buri mwepiskopi wese aba afite katedrale ayobora ashinzwe. Papa rero katedrale ye ni y'i Laterano. Iyo tuvuze katedrale, burya ni Kiliziya nyine, inyubako tuvuge, burya iva kuri irya ntebe mubona harya imbere. Hari intebe muri katedrale bihari umwepiskopi yicaramo, padiri ntabwo ashobora gutinyuka kuyicaramo. Mujya muyibona muri katedrale, hari intebe biri imbere ku buryo ari intebe umwepiskopi wenyine yicaramo. Irya ntebe rero niyo yitwa katedrale. Izina katedrale rikaba rikomoka ku irya ntebe. Ni irya ntebe rero y'umwepiskopi niyo burya izina katedrale rikomokaho, niyo yitwa katedrale. Bivuze ngo rero iyo tuvuze katedrale Laterano, intebe y'umushumba, intebe y'umwepiskopi, ni ukuvuga ko mbere na mbere Kiliziya ifite ububasha, ni ububasha bw'Imana muri iyi si. Katedrale, iyi nyubako Kiliziya, ni ububasha bw'Imana. Imana ifite ububasha muri iyi si, ni ububasha bw'Imana muri iyi si. Twitegereje tukabona Kiliziya ahangaha, twagira ahandi tukabona Kiliziya ahandi tukabona Kiliziya, tubona ko Imana ifite ububasha, iraganje. Imana yacu iraganje, ifite ububasha muri iyi si. Muribuka Yezu Kristu bwira Petero, turi urutare, kandi kuri urwo rutare nirwo nzubakaho Kiliziya yanjye, n'ububasha bw'ikuzimu ntibuzayisenya. Kuvuga ngo Kiliziya ifite imbaraga, Kiliziya ifite ububasha, imbaraga za Yezu Kristu, ububasha bwa Yezu Kristu. Kiliziya nyobozi, irayoboye kandi tuyobora kuri Nyagasani. Kuvuga ngo rero bavandimwe, ingoro y'Imana ni ingoro igomba kubahwa, igomba guhabwa icyubahiro cyayo. Tukamenya ko kubaha ingoro y'Imana ari ukubaha Imana ubwayo, uko Imana ituye mu ngoro yayo. Ikibazo rero gikomeye cyane tugenda tubona, ikibazo cya muntu muri iki gihe cya none, buriya iyo bijya gucika bigira aho bitangirira. Ubundi iyo abantu batangiye kubahuka Kiliziya, bagatangira kubahuka ingoro y'Imana, bagatangira kubahuka Imana, basigara nta kintu na kimwe bubaha. Burya kumva ko Imana nta kivuze, usanga za Kiliziya yaba aho ngaho hanze ugeze i Burayi n'ahandi, usanga Kiliziya zimwe zaragiye zihinduka inzu zo gusura, zo gukorerwamo ibindi bindi. Mbese ugasanga abantu ntabwo bacyubaha Kiliziya nka Kiliziya, ahubwo basigaye barahinduye ikindi. Ndibuka muri Nairobi nigize kunyura ahantu, nsanga abantu hari ahantu bari gusenga, bari ku cyumweru, ngira ngo ni urusengero nyine, nabonaga ari urusengero kuko nabonaga bateraniye basenga bigisha, ubona ari urusengero. Ndagenda ubona nagiye gusura, ngarutse nsanga bari gukinamo basket. Ese noneho byagenze biti? Rwari urusengero rwahindutse ikibuga cy'umupira. Nkumva rero nkibaza agaciro ko kubaha inzu y'Imana, agaha inzu y'Imana, nkibaza ko agaciro kaba kameze gati nakayo. Kumva ko kubahuka rero burya bituma abantu bageraho bakumva nta kintu na kimwe bubaha. Iyo abantu batangiye kubahuka inzu y'Imana, ibi ngibi ni nabyo tubibona no mu gihugu cyacu byabayeho, kuko ubundi mbere abantu barebaga Kiliziya bakayubaha, ku buryo n'umuntu wabaga yahungiye mu Kiliziya nta muntu ashoboraga kumukoraho kuba yahungiye kuri Nyagasani, yahungiye ku Mana. Ariko iyo abantu batangiye kubahuka Kiliziya Nyagasani,
byageze naho noneho n'umuntu wahungiye mu kiliziya bamutinyuka bakamwiciramo. Byabaye amahano mabi cyane. Ibyo ngibyo rero nibyo bigaragaza ko umuntu ubundi watakaje icyubahiro cy'Imana agatinyuka kwinjira ahantu hatagatifu akahanduza akahindanya, burya nawe ubwe aba yaramaze guhindana atakifitemo ubuzima bw'Imana muri we. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Birakwiye ngo k'uyu munsi mukuru duhimbazaho iyi ngoro ya Nyagasani Kiliziya y'Iraterano tuzirikane icyubahiro dukwiye kuha Kiliziya. Tuzirikane kandi ko Imana yacu iganje muri twe. Dukwiteka kuzirikana ko iyo tuje twinjiye ahantu hatagatifu muri Kiliziya ntagatifu, tuba twinjiye ahantu tugomba kubaha kandi Imana yacu ku icyubahiro kikwiriye n'igitinyiro tuyigomba, kugira ngo ikomeze iherwe icyubahiro muri twebwe ndetse dukomeze kuyamamaza ubu n'ubuziraherezo kandi hose no muri byose. Imana rero ituye rwagati muri twe, udore Imana yanyu iraganje. Iyo tuvuze ingoro mbere na mbere mu buzima bw'Abayisirayeli, burya ubuzima bwabo tuzi ko buriya bwabaga bwubatse ku bintu bitatu by'ingenzi. Harimo muri ibyo bitatu harimo n'ingoro, temple, hekaro, ingoro y'Imana. Hakamo ubutaka butagatifu bavuga ateri promise, ubutaka bw'isezerano. Hakabaho naho na Torah, ijambo ry'Imana cyangwa se ibitabo bitanu bya Musa byabayoboraga. Habaga harimo rero ingoro. Iyo gusenywa kw'ingoro ku Bayisirayeli kwabaga bambuye ubuzima bwabo bwose. Niyo mpamvu baharaga iteka bavuga ngo dushaka gusubira mu gihugu cyacu tukajya kubaka ingoro ya Nyagasani. Ikaba ari ishyaka bahoraga barwanira kugira ngo basubire mu gihugu cyabo, mu gihugu cy'isezerano, ariko kandi bubake ingoro bongere basengera Imana aho bagomba kuyisengera ahakwiriye. Ingoro rero natwe tugomba kumva ko guhora iteka dufite inyota yo kugana ingoro ntagatifu, kuza gusenga. Murabizi ko kubera igihe cya Covid twanyuzemo, hari abantu basigaye baradukanya umuco utari mwiza, akaba atarwaye ariko ngo ndumvira misa kuri televiziyo, hanyuma ngo ndumva ngo birabihagije. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Burya ingoro ya Nyagasani, iyo waje ugaterana n'abandi mu ngoro ya Nyagasani, ukumva ijambo ry'Imana mu ngoro ya Nyagasani, hanyuma warangiza ugahabwa umubiri n'amaraso bya Kristo muri iyi ngoro ya Nyagasani, burya uba wahawe Nyagasani wese. Kandi koko burya hari ikisumbuyeho uba wakiriye, biruta kwa kundi akagomba kugenda akaba nyamwigenda, kuko tugenda twebwe nk'ikoraniro riyobowe n'umushumba umwe rukumbi, kandi tugatega amatwi ijambo ry'Imana tubwirwa na Kristo ubwe, kuko muri iyi ngoro ariho atwibwirira akatuvugisha, natwe tukamubwira akatwumva kandi akadusubiza. Bavandimwe rero ntitukazacike cyangwa se ngo tugicike intege mu kuza kenshi gusanga Nyagasani muri iyi ngoro ye, aho duhurira nawe kandi akatwigishiriza, akatwisha ijambo rye. Hano imbere murabizi ko tuba dufite ameza y'ubwoko bubiri. Hari ameza y'ijambo ry'Imana ari aya ngaya turiho, ndetse n'ameza y'igitambo cy'Ukarisitiya ya Altare mubona. Birakwiye rero ngo igihe twose twinjiye ahantu hatagatifu tujye tuzirikana ko iyi ngoro y'Imana ariho duherwaho amafunguro yuzuye, ifunguro ry'ijambo ry'Imana, ndetse hakabaho n'ifunguro duhabwa aho duherwa umubiri n'amaraso bya Kristo, aho Kristo yongera kwitambaho nk'igitambo muri Pasika ntagatifu, akatwihaho kugira ngo natwe duhinduke ifunguro ku bandi. Bavandimwe, inzu y'Imana tuvuga ntabwo ari inzu y'Imana gusa nk'inzu yubatswe n'amabuye, ahubwo Yezu Kristo arabiduhamiriza neza yuko natwe ubwacu turi ingoro za Roho Mutagatifu, ingoro za Kristo. Ni twebwe nzu nzima Nyagasani yifuza guturamo. Ya ntebe y'umwepiskopi ni ya ntebe tugomba kuba dufite, intebe y'Imana yacu umutima wacu. Imana yacu iraganje, buri wese ni ingoro ya Kristo. Kandi ibyo Paulo Mutagatifu yasubiyemo mu isomo rya kabiri, aho tubwira ko turi ingoro ya Roho Mutagatifu.
Imana yacu idutuyemo. Ntabwo bikwiriye rero bavandimwe ko ingoro y'Imana tuyihindanya. Niyo mpamvu Yezu Kristo ntabwo ashobora kwihanganira igihe asanze abantu bacururiza mu ngoro, abandi bakoreramo ubuvunjayi. Ntabwo bikwiriye. Niyo mpamvu byamubabaje agatangira kwirukana abavunjayi no kumena hanze ameza n'ibindi byose akabisuka hanze, kubera ko inzu y'Imana bari bayihinduye inzuzi. Ikibazo bavandimwe muri iki gihe cya none, ya ngoro ya Nyagasani ikwiriye kubahwa kandi Nyagasani akwiriye guturamo, usanga twarayihindanyije. Buriya ubuzima bwacu bufite inkomoko. Ubuzima bwa muntu umeze nk'umugezi utemba. Nibyo twumvise mu isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Kuko dufite inkomoko. Iyo nkomoko ya muntu iri muri Nyagasani, kubera ko ntago wiremye kuba ndiho uyu munsi wa none, nuko Nyagasani yampaye ubuzima. Mfite inkomoko, mfite aho ngeze, mfite naho ngana. Igihe umuntu yaciye ukubiri n'inkomoko ye, burya ntago ubuzima bwa muntu buba bugifite icyerekezo. Ariko nk'uko twabyumvise, uriya mugezi, aya mazi yatembaga aho yanyuraga hose, yatangaga ubusukure aho yanyuraga hose. Ibiti bitera cyangwa se bibyara imbuto byameraga ku nkombe zayo, ndetse n'ibibabi by'ibyo biti bikavamo imiti ivura. Kandi bakatubwira ko impamvu ibyo byose byashobokaga, byagendaga bityo, nuko ayo mazi yavubukaga mu ngoro y'Imana. Kristo Yezu akuzwe. Ni ukuvuga ngo rero natwe igihe cyose ubuzima bwacu buri muri Nyagasani, igihe cyose ubuzima bwacu bukomeje kugira icyerekezo muri Nyagasani, igihe cyose twituye mu ngoro ya Nyagasani, aho tunyuze hose dutera ubuzima, aho tunyuze hose dutanga ubuzima, aho tunyuze hose dutanga ibyishimo, aho tunyuze hose dutanga amahoro, aho tunyuze hose tuba turi igisubizo ku kibazo cy'isi, ku kibazo cy'abo tugana. Aho tunyuze hose buri wese yiyumva yisanga kandi atwisanzuyeho, kubera ko tuba twifite muri twebwe Imana, hari udutuyemo akariyo dutanga nawe wiha abandi, kuko atudatanga ibyo twishakiye, ahubwo Kristo dutuyemo ari uduha ibyo dutanga tukabigeza ku bandi. Bavandimwe rero, ikibazo gikomeye muri iki gihe turimo nuko ingoro ya Nyagasani twayihindanyije, ndetse abenshi tukaba tugenda turushaho guca ukubiri cyangwa se tukajya mu byacu, aho kugira ngo tureke Imana ikomeze itwigarurire. Bavandimwe, mureke Nyagasani abigarurire, buri wese akomeze kuba kuko ingoro ikwiriye Nyagasani, ingoro ikwiriye kubahwa. Natwe ubwacu twiyubahe, ntitwiyandagaze ngo ya ngoro ya Nyagasani tuyisukemo ibidakwiriye, inzangano, ingeso mbi, ibintekerezo mbi, ubugome, ubugambanyi, ngo buture mu mitima ya muntu, mutima yacu. Tumenye ko iyo ngoro ikwiye kubahwa kandi ikwiye gusukurwa. Nubwo hagiye habaho kuhindanya ndetse no kwandavura rimwe na rimwe, birakwiye ngo twemere Yezu Kristo adusukure. Afite ikiboko, afite ububasha, afite gusukura. Ariko ikibazo muri iki gihe turimo gikomeye, abantu bagenda barushaho guhunga penetensiya. Ngenda mbigarukaho kenshi iyo duhuye, usanga kuwa kane tugira umunsi wo gutanga penetensiya. Mu myaka yashize ndibuka muri za 2015 na 3 na 4 naraha kuva icyo gihe ndahangaha, abantu bazaga muri gutanga penetensiya, abantu gasanga ni benshi, ndetse yemwe waba uri umwe babiri mukirirwamo kugeza saa 6. Ariko uyu munsi niyo waba uri umwe kuwa kane, nyuma y'iminota 30 bawigendeye. Menya abantu batagikora ibyaha, cyangwa se sinzi iyo byagiye. Ariko ikibazo gihari ni ikihe? Abantu ko bagenda barushaho kumenyera ibyaha, ndetse icyo nakwita umutima nama w'ikibi, kugira ngo umuntu agihunge, ugenda urushaho kujya kure. Icyo kikaba ari ikibazo gikomeye gituma umuntu atashobora kwemera gusukurwa.
n'igihe yumvise hari ikibi yakoze kibangamiye nyagasani umutima we, umuntu akagenda arushaho kwinangira. Uko umuntu agenda arushaho kwinangira, nako agenda arushaho kumenyera rya jwi ry'Roho Mutagatifu rimbwira ngo hari ikibi nakoze ngomba gusaba imbabazi, ryajyaho rikazimira, umuntu akabaho nk'ibisanzwe kandi ari mu cyaha. Umuntu akamenyera icyaha. Ako niko kaga k'isi turimo mu uyu munsi wa none, aho umuntu afata icyaha nk'ikintu gisanzwe, ingoro ya nyagasani igahindana, akanangira gusukurwa ndetse no kwisukura, akagenda anukira, nawe ubwe yinukira ariko ntabyumve, akanukira Imana. Ntabwo bikwiriye bavandimwe. Nyagasani dusuyeho uburyo bwiza bwo kwisukura kandi ashaka kudusukura. Nimureke tumwemerere, twemere nyagasani atwigarurire, twemere nyagasani adusukure. Nimureke tureke kwizamura ngo twishyire ejuru, twihagarareho, twumve yuko turi abatagatifu n'intungane. Ndetse hari n'abagira ubwoba, akava mu rugo yumva agiye gusaba imbabazi, yagira hano kubera ko shitani ateza ubwoba bwinshi, yajya atari ko se reka uriya mupadiri aranze, uriya aranze, nzajya i Nyamirambo, nzajya hehe, nzajya i Kibeho. Akazarangiza umwaka wose azenguruka ngo ashakisha aho azasaba penetensiya, umwaka ukagenda ushira ngo ashakiza umupadiri atazi, bikarangira nta n'uwabonye. Si ubwo wagira ibyago kuko ntawe umenye munsi n'isaha, uramutse ugiye utyo ko waba wihemukiye, waba uzize iki? Bavandimwe, mureke twemere nyagasani adusukure, atwigarurire, twe kwihagararaho. Twaracumuye, mureke dusanga umunyembabazi, aratubabarira kandi aradusukura. Nimureke kandi twubahane, kubera ko mugenzi wanjye ni ingoro ya nyagasani. Igihe cyose nkomerekeje uriya muvandimwe, njye nzirikana ko ari Imana ubwayo nkomerekeje, ni Yezu Kristo mbabaje, maze duce bugufi buri wese asaba n'imbabazi, tubabarirane, kubera ko mugenzi wanjye ni ingoro y'Imana, Imana imutuyemo, mugomba icyubahiro kuko ari Imana igenda muri we. Tumwubahe. Ikindi bavandimwe, twubahe ingoro ya nyagasani. Igihe tuje twinjiye hano mu kiliziya, tujye tuzirikana ko twinjiye ahantu hatagatifu. Ntabwo ari ahantu ho kuriramo shikarete, ntabwo ari ahantu ho gukoreramo amatangazo, ntabwo ari ahantu ho kuza kwerekana ko nambaye neza kugira ngo hari babandi babana bajya bagenda biyerekana, mujya mubona hari igihe bajya babikora neza, ariko ibyo ntabwo bigomba gukorerwa mu kiliziya. Hari abanyamideri bagira aho biyerekanira, abambaye neza bagira aho biyerekanira mu birori, abacuruza bagira aho bacururiza, abamamaza bagira aho bamamariza, ariko iyi nzu ni inzu yo gusengerwamo, buri wese akwiye kubaha. Bavandimwe, ikintu tujye tugikomeraho, ukinjira hano mu kiliziya ujye umenya ko ntabwo ari ahantu ho kwitabira amatelefone, umuntu aze afite randevu ikuzana mu kiliziya ni randevu ya nyagasani, ntabwo ari randevu y'abandi bo hanze. Igihe mpageze rero njye mpubaha, ndeke nyagasani mutega amatwi ambwira icyo ashaka kumbwira, nanjye mwumve mubwire icyo ashaka kumubwira, ubundi atwihera umugisha. Nyagasani rero aherwe umugisha muri buri wese uri ahangaha, kandi umutima wa buri wese wicaye ahangaha, n'undi wese udukurikiye abinyujije kuri YouTube ya Paruwase, yumve ko umutima we ukwiye kuba ingoro ikwiriye Imana, kandi ingoro ikwiye kubaha, kandi bityo nawe akubaha mugenzi we, kuko aricyo nyagasani adusaba. Kuko mugenzi wawe mwaba muhuje idini mutarihuje, yabaza Imana ataranayimenya, Imana yamuremye mu ishusho yayo, uwo nguwo ni ingoro y'Imana ikwiye kubahwa kandi ikwiye gusukurwa. Niyo mpamvu ari n'inshingano zacu kubwira ijambo ry'Imana uwo mugenzi wacu, bityo tugahabwa ubutumwa kujya kwamamaza, kugira ngo nawe amenye kandi abwirwe ko Imana yacu ikwiriye kubahwa kandi ikwiye guhabwa ikuzo n'icyubahiro mu mitima yacu. Nyagasani Yesu nabane namwe.